dutangiranye n'umukobwa mwiza cyane wuje uburanga ku mutima, ubwitonzi. uwo mukobwa yitwa Gabriela avuye ku akazi karangiye, arasohotse mu nyubako asanga imvura yaguye hanze, ni nyinshi pe, ni nyinshi. Yarategereje iminota 10, ategereza 15, ukabona uko igihe kigenda ugasanga umukobwa afite ubwoba. Kaza se ubwoba n'ubwiki. Gabriela rero yahise afata umwanzuro wo guhita agenda n'amaguru mu modoka kugira ngo agere kuri arete bwihuse ndetse agerere mu rugo ku gihe. Gabriela rero yasohotse mu nyubako yirukanka, aragenda, noneho agisohoka mu nyubako hari umuhungu wamwitegereje. Niko gutekereza mu mutima we ati, ese uyu mukobwa umeze gutya, mwiza gutya, ko ari kugenda muri iyi mvura nyinshi gutya, bimeze bite? Niko kugenda bwombe inyuma ye y'umukobwa, afata ikote yari yambaye aba arimutwikiriye mu mutwe. Gabriela yahise yikanga, arebye asanga ni umuhungu umutwikiriye ikote mu mutwe. Ubwoba burushaho kumwica, arambwira ati ndeka njyenyine. Umuhungu arambwira ati oya, nta kibazo, urabona imvura iri kugwa, utaza kurwara ejo ukazabura kugaruka ku kazi. Gabriela biramutangaza ati se abahungu bagifite umutima mwiza gutya baracyabaho? Akantu kamukora ku mutima, amarira ashoka mu maso, ariko ahita yikaruma arayahanagura. Nuko bakigera kuri harite, Gabriela ahita amubwira ati mwakoze cyane. Umuhungu nawe biramutangaza ati umukobwa mwiza gutya gute yagenda mu mvura ingana gutya atabanza gutegereza ngo ihite? Umuhungu biramutangaza, ariko nanone bimutera akantu ko kwibaza, kuko yabonaga Gabriela afite akantu k'ihungabana. Nuko Gabriela umuhungu ntiyabitindaho cyane, avuga ati okay, wasanga wenda afite umwana mu rugo cyangwa se afite umurwayi mu rugo, ntawamenya, reka ndeke kwinjira mu buzima bwe cyane. Ariko umuhungu akantu ku mutima kasigaye kadondaga ati mbega umukobwa mwiza, umukobwa uzi gufata inshingano, umukobwa utiyemera, umukobwa uvuga make. Ati wow, arabireka. Umukobwa rero nawe yinjira muri bisi, aragenda ageze aho aviramo, avamo, maze kuva mu modoka yinjira mu rugo. Akigera mu rugo asanga umugabo we yahamutanze, mama we. Umugabo aramubwira ati aya masaha wari uri hehe ko mutaha saa 11 ukaba ugeze mu rugo saa 1? Wari uri hehe? Ati narabivuze ko ukirangiza kwiga wahindutse. Ubu ngubu bari bagiye muri babagabo bawe. Ubu ngubu ahita amukubita urushyi. Gabriela ararira, arambwira ati imvura koko ntabwo ubona ko yaguye? Ati kugera kuri arete byari byananiranye. Atariko nta nubwo uri kubona ko nitanze nkavuga ati reka ngende muri iyi mvura? Ati ceceka aho ngaho, urambwira iki? Nakubwiye ko niba mutaha saa 11 ugomba kugera aha ngaha watinze saa 12. Nta kindi nshaka kumva. Ati ubu ngubu ndarya ryari? Narakurihiririye amashuri, ndakuregura urarangiza, none urangije gusoza amashuri utangiye kunsuzugura. Harya nuko ntizera, nuko ntize? Gabriela arabireba, bimukomeretsa umutima, aravuga ati mbabarira. Nuko umugabo amukubita umugeri wo mu rubavu, arabandarara agwa hasi. Gabriela aravuga ati ariko Mana, kubera iki ibi ngibi, kubera iki ari ngewe biri kubaho? Iyo menya neza ko ari uko byari kugenda, sinari kwemerera uyu mugabo andihira amashuri nkamusezeranya ko nanjye nzamubera umugore. Ariko se ko nari mfite ifemba ryo kwiga kugira ngo ntazabaho mu buzima bubi nkurikije n'ubwo mu rugo babagaho,
nari kubigenza gute? Nta kundi, ko nyine ryo geno ryanjye, reka mbyemere. Asaba Imana imbaraga zo gukomera, arongera ahaguruka ajya mu rugo, ategura ibyo ategura, bajyana ku meza, bararya, bararyama. Mu gitondo umukobwa asubira ku kazi, agisubira ku kazi ahura na wa muhungu wamutisha ikote. Gabriel ahita amubwira, mwaramutse neza, ati ndakwibutse, si wowe wantije ikote ejo? Umuhungu araseka, asekana urukundo, amwenyurana urukundo, aramubwira ati yego ni njyewe. Kuko Gabriel rero yari yarayakubiswe, yabonye ku jisho hari habaye umukara hirabuye. Aramubwira ati se wabaye iki? Gabriel aramwenyura, aramubwira ati nituye hasi, burya natashye nasanze umuriro mu rugo washize, nikunda ku gikuta. Umuhungu aramubwira ati sorry. Nuko umuhungu aramubwira ati anyway njye nitwa Mike. Gabriela nawe aramubwira ati nitwa Gabriela. Aramubwira ati ashante. Bamaze kumenyana rero aramubwira ati burya nawe ukorera muri iyi nyubako? Ati yego, ejo nakubonye usohoka hano muri iyi nyubako wirukanka ugenda mu mvura, niko kuvuga ati reka nkwerekeze, wasanga unaniwe cyangwa ufite ikibazo, kuko umuntu ugenda muri iyi mvura yirukanka kuriya ntawamenya, ati n'imodoka yashoboraga kukugonga, niko kukwerekeza kuriya nanagutiza ikote, nuko byawe nta mutaka mfite nawe nari kugutiza. Nuko Gabriel rero aramwenyura, araseka, avuga ati abahungu beza disi bafite umutima mwiza muracyabaho. Mike araseka ubwo tuvuga ati abahungu bafite umutima mwiza turacyabaho, wahuye na benshi? Gabriel ambwira ati reka tubireke, ati ngiye nkorera muri 2. Mike narambwira ati nanjye nkorera muri 4. ati ubwo rero twaza kuvugana muri lunch. Gabriel rero aravuga ati nta kibazo, twahurira muri lunch. Gabriel ageze aho aviramo muri esanseri, avamo yikora ku mutima, ariruhutsa, avuga ati mbega umuhungu uhumura neza, mbega umuhungu ufite umutima mwiza. Ati nuko narangije guhitamo, ariko ati ibitekerezo nibigende. Nuko aragenda akora akazi. Umuhungu nawe wese asigaye muri esanseri yarinze murenza kubera gutekereza. Ako kanya ari kumwe n'umukobwa mwiza, useka neza, uzi kuganira, witonda, ariko umeze nk'aho afite ihungabana. Nuko umuhungu nawe aragenda ajya mu kazi. Saa 6 zigeze n'igice bajya muri lunch, kuko bari bahanye gahunda ko muri lunch bari buhure. Umukobwa baragenda ahura na Mike, barasangira. Umukobwa ukabona ariko amaso yahanze Mike n'amaso akayahanga Gabriela. Acamba nk'iminota 5 nta n'umwe uvugisha undi, just barebana. Umukobwa ngo umuhungu nawe ati turi kurya ibiryo biryoshye? Umukobwa ati yego. Umuhungu nawe ikiganiro kibi cyo ngicyo, barenze barangiza kurya, buri wese yabuze icyo yaganiriza mugenzi we. Amasaha yo gutaha ageze, barataha bose babaye speechless, bose bari gutekereza kuri moment bagiranye mu gitondo. Umuhungu asa nk'uwakunze umukobwa, n'umukobwa asa nk'uwakunze umuhungu, ariko umukobwa kubera ko yari afite umugabo yanze kubyishyiramo cyane. Ageze mu rugo n'ubundi, kuko mu rugo rwe hahuraga amakimbirane, azataha ntangiye gusubira muri wa muriro, ariko nta kundi. Nuko rero umugabo araza nk'ibisanzwe, aramutoteza, aramutonganya. Niko rero kureba muri telefone yiwe asanga hari umuntu wamubibye, kumbe muri lunch time bari bahanye nimero. Arebye nimero, gatise uyu muntu ninde?
umukobwa aramubwira ati ni umukozi mushyashya wo ku kazi, ati ko atari izina ryiwe, atari izina rye. Umukobwa ubwabo uramutaha, nuko umugabo agiye guhamagara iyo nimero ku kazi k'umugabo bahise bamuhamagara, nuko Gabriella akira gutyo. Nuko rero umunsi ukurikiyeho Gabriella yageze ku kazi ategereza ko yabona umuhungu aramubura. Niko rero kumubwira kumutegerereza kuri furo yari yamubwiye akoreraho. Umuhungu araza arambwira ati niba agiye kukubwira, niba unkunda ntuzigere umpamagara, niba unkunda nimero yanjye uyisibe, nanjye yawe nayisibye. Umuhungu bimutera ubwoba, aravuga ati se kubera icyo nsabye ko nayisiba? Umukobwa arambwira ati oya, uri inshuti yanjye, uzagenda umenya byinshi kuri njyewe, atariko reka ibyacu birangirira ahangaha, tuzajye tuvugana bite turi hano niduhurira muri esanseri, yego, ariko reka ibyanjye nawe bihurira aha, yego uri inshuti nziza, ariko reka ibyanjye nawe birangirira ahangaha, kuko reka birangirira ahangaha. Umuhungu byaramubabaje n'umukobwa biramubaza, amarira azenga mu maso, yibaza impamvu yahisemo kare, ariko nyine niko byari kugenda. Nuko umuhungu aragenda abitekerezaho, avuga ati rero uriya mukobwa ubanza afite ihungabana, ntazi iryo ari ryo, kandi numva natangiye kumukunda cyane. Ati nakora iki? Nibwo rero umuhungu yigiriye inama yo gusitokinga umukobwa. Yagiye ku mbuga nkoranyambaga ziwe asanga nta kintu apositingaho. Niko rero kwigira inama yo gukurikirana umukobwa bwihishwa. Nuko rero Mike umunsi umwe akurikira umukobwa kugera bageze mu rugo. Rero Mike yamenye urugo rw'umukobwa atahaho muri iryo joro. Akigera rero ku irembo ahahurira n'umugabo wa Gabriella. Arambwira ati se ko nakuze muri iyi karitsiye bite? Mike arambwira ati ntago nzi, uyu muturanyi wanyu wimukiye ahangaha vuba. Ati ntago nzi? Ati oya ntago nkuzi. Ati uraza kumumenya rero. Ati se none ko uhagaze ahangaha imbere y'igipangu cyanjye bimeze bite? Ati iyo abaturanyi bashyashya baje se ubizi ko ari byiza kumenyana n'abaturanyi kugira ngo ningira ikibazo nzitabaza umuturanyi, cyangwa nawe nugira ikibazo nzatabare mu gihe. Ati nibyo, voilà nibyo. Ati urubatse se sha? Ati oya njyewe ndacyari umusore. Ati njye rero ndubatse, nashinze urugo vuba aha. Ati ni byiza cyane. Ati nitwa Mike. Noneho umugabo wa Gabriella atambwira ati nanjye nitwa Paul. Ati ashante. Nuko rero Paul aramubwira ati se ntago waza mu rugo tugasangira nk'abaturanyi? Mike atambwira ati ibyo byaba ari byiza cyane, kuko nanjye nashakaga ubucuti, byaba ari byiza. Paul rero afata Mike bajya mu rugo. Gabriella agikubita amaso Mike ari kumwe na Paul, ahita agwa igihumure. Naho episode ya mbere irangiriye. Subscribinga, like, share, comment kugira ngo igice cya kabiri kitazagucika. Ese Gabriella arabyitwara mate? Paul se namenya ko Mike akorera mu nyubako imwe n'umugore we, azabyifata mate? Ese Mike we ari gupanga iki? Ciao, see you muri episode ya kabiri. Murakoze, I love you.